Hari ababona mpora nishimye, abandi bakabona mpora nseka, bikabatera urujijo. Gusa reka uyu munsi mbamenere ibanga. Ndi mu isi mfashe ibihe mu ntambara, kandi isi yamanukiwe n'umwanzi. Kuva ubwo amakuba, ibibazo, intambara, gupfusha, kwiganyira, indwara n'inzara bikwira mu isi hose. Iyo niyo kamere y'iyi si, kandi ntuzategereze ko izigera ihinduka mu gihe Kristo ataraza gutwara umugeni we. Ibyo nkibimenya nashatse uko nabona amahoro, kandi nkayabonera muri iyi si yuzuyemo ibibi gusa. Naje gusobanukirwa ko amakuba n'ibyago bitazabura kuza ku mukiranutsi, ariko Imana imurengera muri byose. Nongera numva ijwi rivuga ngo, nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Ubu niwo murimo ukomeye twakabaye dukorera muri iyi si, kandi ndakwizeza ko nubukora neza uzagororerwa ukiri muri iyi si, kandi no mu gihe kizaza ukazabona ingororano zawe, izo Kristu yasezeranyije abamwizera.